Louis Vuitton ubu ni imwe muri brand z'imideli zihenze kurusha izindi n'agaciro karenga miliyari 30 z'amadolari. Amateka yayo atangira mu kinyejana cya 19 agatangirana n'umwana w'ingimbi utaragira agahoko, ariko wari ufite inzozi zo kuzagera ku ntsinzi mu buzima. Nta mafaranga, nta biryo, yagendaga akora ibiraka mu babaji kugira ngo arebe ko yaramuka. Nubwo atakoreraga amafaranga afatika, ariko yagiye yiga ubumenyi buhambaye, ari nabwo bwamufashije gushinga kompanyi ikomeye ikora ibikapu batwaramo imizigo. Muri iyi video tugiye kugaruka ku nkuru itangaje ya Louis Vuitton, uko yatangiye kugeza yigaruriye uruganda rw'imideli ku isi. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Mu kinyejana cya 19 nibwo Louis Vuitton yavutse ku itariki ya 4 Kanama 1821. Avukira kandi akurira Acey mu Bufaransa. Abyarwa n'umworozi ndetse n'umudozi. Muri icyo gihe nibwo Ubufaransa bwari bukubutse mu ntambara za Napoleon. Izi ntambara zikaba zarahungabanyije bikomeye mu buryo bwa mikoro aborozi benshi ndetse n'umuryango wa Vuitton urimo. Kuva akiri muto, Louis Vuitton nta yandi mahitamo yari afite uretse gukora mu ifamu y'umuryango. Kuva umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, yabaga ari guhinga cyangwa ari gusarura, akaragira amatungo ndetse akajya gutashya inkwi. Ubwo Louis yuzuzaga imyaka 10, ubuzima bwakomeje kuba bubi. Mama we yaje kwitaba Imana, nyuma y'igihe gito Sayita ashaka undi mugore. Mukase wa Vuitton yari umuntu mubi cyane. Yatumye ubuzima bwa Louis Vuitton buba bubi cyane kugeza arambiwe. Mu 1935, ubwo yari afite imyaka 13, nibwo yafashe icyemezo cyo guhunga iwabo, ahita yerekeza i Paris. Mu nzira y'i Paris yagendaga akora utuzi dutandukanye kugira ngo abone udufaranga duke. Uru rugendo rungana n'ibirometero 470 rukaba rwaramutwaye imyaka igera kuri 2. Yagiye akorana n'abantu batandukanye barimo abanyabugeni n'abacuzi. Banamwigishije gukora ibihangano mu mabuye, ibyuma, imyenda ndetse n'ibiti. Nubwo yakoraga aka kazi, ntiyashoboraga kubona amafaranga ahagije ku buryo yabasha kubona aho kwegeka umusaya, ndetse yamaze igihe kitari gito ntaho kuba agira. Akenshi yakundaga kuryama mu bihuru akiyorosa umwitero. Muri icyo gihe nibwo inzira ya mbere ya gari ya moshi yafunguwe mu mujyi wa Paris. Ingendo noneho zatangiye koroha ndetse segiteri y'ubugeni itangiye gutera imbere cyane. Ababaji n'abacuzi batangiye kubyaza ibimu umusaruro ubwo batangiraga gukora ibikapu byakundwaga cyane n'abaristokrate. Aba baristokrate akenshi bakoraga ingendo bitwaje ibishushanyo, ibikoresho by'umuziki n'intebe, kandi bakeneraga ibikapu binini byo kubitwaramo kandi bibasha kwihanganira urugendo rurerure bakoraga. Bakeneraga kandi ikintu cyabafasha gupakira ibikoresho byabo biri kumwe kandi ntihagire kimwe cyangiza ikindi. Kubera ko Louis Vuitton yari yaragiye yiga ubumenyi butandukanye, ubwo yari mu nzira y'i Paris yagerageje kureba ko hari ikintu kidasanzwe yakora. Kubw'amahirwe, umunyabugeni Monsieur Marchal yahaye akazi Louis Vuitton nk'umwunganizi we. Nubwo Louis atinjizaga amafaranga menshi, umuhate we wo kwiga niwe wamugiriye inyungu nyinshi kurusha ibindi byose. Louis Vuitton yatangiye gukundwa cyane n'abakiriya ba Marchal, ndetse aza guhabwa akazi n'umwamikazi w'Ubufaransa kugira ngo ajye amukorera ibikapu yatwaragamo imizigo. Nyuma yo gukorera umwamikazi mu gihe kigera ku mwaka, Louis Vuitton yatangiye gushakwa n'abantu benshi, binatuma ahita afungura iduka rye bwite. Akirifungura yahise atangirana n'ibitekerezo bishya byo kuzana produit nshyashya zitabaga ku isoko. Ibintu byahinduye cyane uru ruganda rwo gukora ibikapu. Ubundi ibikapu byakorwaga icyo gihe byabaga bikoze mu ruhu, biforumye mu buryo bwa rectangle. Igice cyo hejuru kikamera nk'ikigondamye kugira ngo amazi atabasha kwinjiramo imbere. Ibi byatumaga bigorana cyane kugitwara cyangwa ngo kigerekeranye n'ibindi mu gihe bitwaye ari byinshi. Kugira ngo ahangane n'iki kibazo, Louis Vuitton yatangiye gukoresha ibikoresho bishya bitandukanye n'ibyo abandi bari basanzwe bakoresha, ndetse aho gukoresha uruhu atangira gukoresha canvas. Ugereranyije n'uruhu, canvas niyo yagaragaraga neza, ikamara igihe kirekire kandi ikabasha kwihanganira amazi ugereranyije n'uruhu. Ibi bikapu kandi byari bifite igice cyo hejuru kirambuye ku buryo umuntu yashoboraga kubigerekeranya ari byinshi byoroshye.
kubera ibikoresho ibi bikapu byari bikozemo byatumye binagaragara neza bigakurura abantu benshi. Izi produits nshyashya zabaye intangiriro y'ikorwa ry'ibikapu byiza kandi bigezweho. Kubera ko mu minsi ya mbere abakiriya batari basobanukiwe neza itandukaniro ry'ibi bikapu, byatwaye imyaka 2 kugira ngo bose bamenye ko ibi bikapu ahubwo ko umuntu wese agomba kuba bifite. Nyuma y'ibi Louis Vuitton ntiyarekeye aho, ahubwo yahise atangira no gukora amasakoshi. Muri icyo gihe abantu benshi ntago bakundaga amasakoshi. Abantu benshi bayashinjaga ko agaragara nabi kandi ko ashobora gukomeretsa cyane cyane abagore bayatwaraga. Ariko Louis Vuitton we yizeraga ko amasakoshi afite umwihariko ndetse atangira kuyakora yifashishije canvas. Amasakoshi yarakunzwe cyane ndetse abagore benshi batangira kumusaba ko yabakorera amasakoshi ari muri style zitandukanye ku buryo bashobora kuyajyanisha n'imyenda bambara. Louis Vuitton byageze aho biramurenga ku buryo atashoboraga gukora wenyine ku mpande zose yahabwaga, ahita atangira kujya yifashisha umuhungu we George Vuitton. Kimwe na se, George nawe yazanye ibindi bitekerezo bishya muri uru ruganda. We yazanye uburyo bwo gushyira ingufuri ku bikapu mu buryo bwo kurinda ubujura. Ibikoresho byakorwaga n'uyu muryango byakomeje gushakwa na benshi, ariko ntibyamaze igihe kuko igihe cyaje kugera ibikorwa birahagarara. Intambara yaradutse yangiza bikomeye business yabo, inatuma Louis Vuitton yongera kuba ku muhanda ku nshuro ya kabiri. Ubwo business ye yari itangiye kugera ku gasongero, Franco-Prussian War, intambara hagati y'Abafaransa n'Abadage yaratangiye. Louis Vuitton n'umuryango we byahise biba ngombwa ko bimuka bakava Asnières hanze y'umujyi wa Paris bakajya i Paris mu mujyi. Bajya kuba ahantu habi cyane hamwe n'izindi mpunzi. Kubona ibiryo byatangiye kuba ingorabahizi ku buryo Louis Vuitton hari umunsi yari agiye kwicwa n'inzara. Ubwo intambara yari irangiye, Louis Vuitton yasubiye mu rugo. Akihagera ahita atangira no kurwana no gushaka ibikoresho kuko ibyo yari afite byari byaribwe ndetse n'iduka rye ryarangijwe. Akoresheje udufaranga duto yari yarizigamye, Louis Vuitton nta mwanya yigeze atakaza kuko yahise atangira gushinga irindi duka rishyashya ndetse anashaka aho rizakorera. Ibi yaje no kubigiriramo amahirwe kubera ko ibiciro by'inzu byari byaraguye kubera intambara. Yahise afatirana aya mahirwe maze ahita agura inzu i Paris. Nyuma y'amezi make yongeye gufungura, business yarongeye itangira gutera imbere. Abantu noneho batangiye gutumiza produits ze mu mpande zose z'isi, ari nako kandi atangira kugerageza ibitekerezo bishya. Icyo gihe nibwo hari hatangiye kuza tekinoloji yo guprintinga ku myenda. Kubera ko yakoreshaga canvas, ibi byaramworoheye cyane. None hatangira kujya akora ibikapu bigiye bishushanyijeho imirongo. Izi design nshyashya zahise zikundwa cyane ndetse abantu benshi batangira kugura ibikapu bye kugira ngo berekane ko bagendana n'ibigezweho. Ibi kandi byari bigoranye cyane ko abapirateri bashobora kubyigana. Mu 1892 Louis Vuitton yasohoye kataloge y'ibikoresho akora kugira ngo byorohere abantu bashaka gutanga komande. Iki cyari igitekerezo cyiza kandi gishya kigiye gushyira business ye ku ntera yo hejuru. Gusa muri uyu mwaka icyago gitunguranye cyarabaye, imbaraga za Louis Vuitton zose ziba zirashize. Louis Vuitton bitunguranye yitabye Imana mu rugo rwe afite imyaka 72. Icyateye urupfu rwe ntago cyari kizwi, gusa byaje gukekwa ko yaba yarahitanwe na kanseri ikomeye yo mu bwonko. Ubu ibintu byose byari bisigaye mu maboko ya George Vuitton kugira ngo akomeze imirimo itarasojwe na se. George nawe ntiyigeze atakaza umwanya kuko yahise atangira gushaka uko yakwagura business ya se. Yitabira imurikagurisha rya World Fair ryabereye muri Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uru rugendo yize ko akeneye umurongo mpuzamahanga w'ubucuruzi ndetse kubw'amahirwe muri iri murikagurisha yahuye n'umuntu ushobora kubimufashamo. Uyu nta wundi ni John Wanamaker. John Wanamaker ari mu bambere bazanye igitekerezo cyo kubaka ikizwi nka department stores, wagereranya nka kuri etage y'ubucuruzi ya downtown yubatse. Wanamaker kandi niwe wavumbuye price tag. Nyuma yo guhura na George Vuitton, yahise atangira gucuruza ibikoresho bya Louis Vuitton muri department stores ze. Ahita naba umuntu wa mbere utangiye gucuruza produits za Louis Vuitton muri Amerika. Muri iki gihe ni nabwo George Vuitton yakoze monogramme ya LV
mu kwibuka no guha agaciro papa we, ndetse abakiriya benshi batungurwa no kuyibona ku bikoresho bya Louis Vuitton. Uko ibihe byagiye bigenda ni nako batangiye kuzana izindi design nshyashya. Muri icyo gihe George Vuitton n'umuhungu we Gaston bakomeje kusa ikivi cya Louis Vuitton bazana ibihangano bishyashya. Bimwe mu bihangano bishya bazanye harimo The Keeper, igikapu umuntu yashoboraga gukoresha mu mirimo itandukanye ya buri munsi, The Noe, igikapu cyagenewe gutwara wine na champagne, ndetse na The Arm, produit nshya yo mu bwoko bwa Coco Chanel. Muri icyo gihe George Vuitton yari amaze kuzenguruka Amerika yose yubaka imiyoboro azajya acishamo ibikoresho bye. George Vuitton ashimirwa cyane kugeza business ya se ku yindi ntera. Gusa ku bw'amahirwe make mu 1936 amateka yarongeye yisubiramo. George Vuitton nawe yitabye Imana. Ibikorwa byose abisigira umuhungu we Gaston Vuitton wenyine. Gaston twavuga ko yatangiranye icyo twakita nk'umwaka, kuko intambara ya kabiri y'isi yose yahise itangira. Amakontra yose arahagarikwa ndetse ntiyasigarana andi mahirwe uretse gufunga inganda zose ndetse n'amaduka byose. Mu gitabo cyiswe Louis Vuitton A French Saga, umwanditsi wacyo Stephanie Bonvich yavuze ko Gaston yataye icyizere cyane byanatumye akorana n'abanazi. Uyu mwanditsi kandi avuga ko ubwo andi maduka nka Van Cleef and Arpels yafungwaga, Louis Vuitton ariyo yonyine yemerewe gukomeza gukora. Nyuma y'uko intambara irangiye, Gaston yahaye akazi abahungu be Henry, Jacques na Claude ngo bamufashe kongera kubura business. Bayobowe na papa wabo, aba bahungu bazanye uburyo bushya aho buri mwaka haba hari modeli nshyashya z'ibikapu. Nyuma y'urupfu rwa Gaston, business yabaye nk'itangiye kugenda gahoro. Ibikapu byabo byatangiye kudakundwa cyane. Henry, Jacques na Claude bahise batangira kugabana uko bazajya bagenzura business basigiwe na se. Bahise basaba umugabo wa mushiki wabo Henry Lacamier gufata intebe y'ubuyobozi. Henry Lacamier yari afite uburambe muri business kubera ko yari yarashinze kompanyi icuruza ibyuma. Yahise atangira gufata ibyemezo bitandukanye byanatumye Louis Vuitton ikomeza gutera imbere, harimo nko guhagarika kuranguza ibikoresho byabo ahubwo bagatangira kujya babyicururiza, ndetse ahita anatangira kwigarurira amasoko atandukanye muri Aziya. Mu myaka 6 gusa Louis Vuitton yavuye mu gucuruza ibikoresho bya miliyoni 20 z'amadolari bagera kuri miliyoni 260 z'amadolari. Henry yahise afata umwanzuro wo kwishyira ku isoko ry'imari n'imigabane, ndetse imigabane miliyoni 1 ihita igurishwa. Nyuma y'amezi 2 gusa bagiye ku isoko ry'imari n'imigabane, imigabane ya Louis Vuitton yatangiye guta agaciro. Abakurikiraniraga hafi isoko ry'imari n'imigabane bavuze ko ishobora gukomeza guta agaciro kubera ko abapirata ibikoresho byabo bari bamaze kuba benshi. Henry yabyitwayemo neza, ahita afungura amaduka menshi hirya no hino ku isi. Mu myaka mike imigabane yari yongeye kuzamuka mu gaciro. Brand ya Louis Vuitton yari imaze kugira agaciro gakabakaba miliyari 1 y'amadolari. Ihita inihuza na Moet Hennessy, kompanyi ikora champagne, bahita bakora kompanyi imwe ikora ibicuruzwa bihenze ya LVMH. Intego ya mbere yo gukora ibi byari ukurinda kompanyi zabo ko zakwigarurirwa n'abantu bavuye hanze. Nubwo uko kwihuza kwafashije Louis Vuitton mu kwagura ibikorwa byabo, Henry Lacamier yaje kwisanga mu makimbirane akomeye na perezida wa Moet Hennessy, Alain Chavallier. Kugira ngo akomeze abone controle, Henry yahaye akazi umwubatsi Bernard Arnault kugira ngo bafatanye. Gusa nyuma Henry yaje kumenya ko Bernard nawe afite indi migambi atazi. Mu buryo bw'ibanga rikomeye, Bernard yaguze imigabane muri LVMH ashyigikiwe n'umuryango wa Moet Hennessy, bituma ahita agira ijambo rikomeye muri iyi kompanyi. Nyuma y'ibi Henry yahise ajyana Bernard mu nkiko, ariko urukiko ruza kwemeza ko Bernard atsinze, ndetse ruhita rutegeka ko Henry akura Marc Karenge. Icyo gihe Louis Vuitton yahise isubira inyuma cyane ugereranyije n'izindi brand zariho icyo gihe. Yahise itangira gufatwa nk'aka business gato, ndetse nta munyamakuru wari wemerewe kuyivuga ibigwi. Brand ya Louis Vuitton yarongeye isa nk'iteye imbere ku buyobozi bwa Yves Carcel, wazanye ibitekerezo bishya byahise bihindura ibintu. Kompanyi yahise itangira guha akazi abadesigner bakomeye cyane nka Vivienne Westwood,
Isaac Mizrahi na Manroho Brahimik kugira ngo bakore amasakoshi afite ya monogram yabo ya LV ubwo bizizaga isabukuru y'imyaka 100. Mu mwaka wakurikiyeho Louis Vuitton yahaye akazi creative designer Marc Jacobs. Uyu yaguye ibicuruzwa bya Louis Vuitton azana izindi style nshyashya ndetse afatanya n'abahanzi batandukanye nka Stephen Sprouse ndetse na Takashi Murakami. Louis Vuitton kandi yahise itangira gukora amasaha, imikufe ndetse n'amadarubindi. Louis Vuitton kandi yakomeje kujya yikorera ibikoresho byose icuruza, aho abanyabugeni bayikorera bagomba kwitoza imyaka 2 yose, ndetse hari bimwe mu bikoresho bakora bisaba stage 300 kugira ngo havemo produit yuzuye. Ubu Louis Vuitton ifatwa nka brand ya mbere ihenze kurusha izindi ku isi n'agaciro karenga miliyari 30 z'amadolari nk'uko byatangajwe na Business Insider mu 2020. Iyi yari inkuru y'uko umwana muto utaragiragaho kuba yaje kubaka imwe muri brand zikomeye mu mateka y'isi. Iki kikaba ikimenyetso ko ikintu icyo ari cyo cyose mu bushobozi ubwo ari bwo bwose, bwaba buke cyangwa bwinshi, ushobora kukigeraho. Iyi video ikubera impamvu yo kudacika intege mu buzima nk'uko Louis Vuitton yabigenje. Wakoze kubana nanjye muri iyi nkuru itangaje ya Louis Vuitton. Niba wakunze iyi video ushobora gukanda like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo niba hari icyo wifuza ko twavugaho muri video yacu itaha. Amahoro.